abagabo mukuru bamusekejera karanze kabisa none ugenda no kwitura hasi ndagaze kubera inzara se have ko numva uba bari kurusha nge byatuzika aya ntabwo ababaje izingere noneho kwishinza ni danje urajya mu nzu wowe yagerageza ego deretse turari ngani ebe nawe uragerageza ukaritiye niyo murazwe yirarira none we ngo uracyarara mu nzu Nyabugogo ukiraro wowe noneho nanjye ko ndi buyisohokemo ahubwo ndangira ahantu uri mpagusanga ariko nabutanywa bya bintu biki bindi njya mbona baba bari abantu baba banywa ahubwo sitabimwe wasinzira ntabwo bize wowe wa muhungu cyakoze ko amabwiza ukuri ndamutse mbonye akazi niyo kwaba ari uguca ijosi ry'umuntu direct ntahita mbikora sibyo navugaga se ngewe ndibona amafaranga nubwo nasonza gutse napfa ariko sinakica umuntu ese wana bose yari yamwengaraje mu kanya gaduha akazi niba ari buze ryari numvaze ariko ndi kubona yatinze tatuwe dutegereje wenda wabona agiye kuza reka tume nta kundi nyine reka dutegereze ture ko iminsi imeze wenda haraza abapeti meze gutera fresh bosi meze bitera yaje meze bite sawa neza fresh sawa biracha ako ndebure bamufite inzara sha ikibazo cy'inzara ngiye kugikemura siko bimeze wakaramukura haba we peti ko amaze nkwaranga wowe ukihagera ukakata gutya nshaka ntabwo ndi batu n'ibindi bintu ndashaka siko bimeze namukunze kandi murabizi ngo umwami muri karitsiye icyo nifuje siko bimeze kiraboneka kigomba kugira gute kuboneka kigomba kugira gute kuboneka ibintu by'amafaranga turaza kuvugana so ntabwo nshaka ngo ngutsakurize urabizi sinjya mbapfushuza mushake muze muteke murye kabisa nta kibazo ntabwo mukora akazi ubu tuvuganye saa 3 saa 5 mbonye umuzigo wawe so bimeze yes asante sawa okay Meze bitera meze biti wewe umbaza ngo meze bite urinde na ako se nk'ibyo nibiti je ndimo naza ngusuza nabonye uri umuntu mwiza none waze kunsuza ko ngari kunsuza nabyo cyana je ndagucumise yambo hama biti ugize iki mucumise yambo amanda gusuje sikinyarwanda kiwaye ese dare darbiye none se amakuru y'imisira amakuru we radio wumva turafisi iwacu radio y'u Burundi turafise nderagakura hanga hari radio Rwanda n'izindi radio na za Kiss FM n'ibindi byose we n'amakuru wumva je nanga ari byo ngibyo rashatse kuko ndabizi ko mu Rwanda ntangigizi hari abanyarwanda basora iki cyavuye hegana umva nkubwire kubyumva nabi je nimo nakubwira ngo unyibwire ukuntu usanzwe umeze mu buzima bwawe busanzwe ntago ari radio ni ukuba ibyo buzima bwanjye busanzwe ubuzima bwanjye ushaka kwinjira wewe uri nkandi we ntabwo ushaka kugira ndashaka kugira ngo njyewe menye ukuntu nyine wowe muri iyi minsi usanzwe umerewe ana y'u Burundi wowe ukeneye ibyo mu buzima bwanjye uranze nyiravuye ko mbona umuntu mwiza subwo wambwiye niba hari ibyo waba shemeze uko ubibona urabona nyine nambaye inkweto y'umwe hamwe n'agapira k'umweru n'ipantaro isa gutya ibindi mbaza nibi n'ibiki koko je nimo ndakuyoboza gira nkubaze uko bimeze nkubaze amakuru yawe umbwire none murambwira ngo ibyo ntabwo ushaka kumenya ukuntu wambaye shaka kumenya umeze ute mu buzima bwawe busanzwe wowe nicyo nakubajije ntabwo uri kubimenya ko mugabo we kunyita umugabo ndabona nawe uri umushinga nawe ukuze ingene gute winjira mu buzima bw'abantu utazi turahuye n'ubwa mbere je nakubonye nimba uri mayibobo nimba uri wahese bizumbaza ngo mu buzima bw'iwanje yameze yati uri nkande ntabwo ndi umutekamutwe ahubwo reka mbanza nkwereke bantu nyitegereza urebe ukuntu usa urako kusa n'umutekamutwe wambwiye niba hari ibyo wabuze
Okay. Yawe rero kumumbarire je niyumvire naje kare kusisubu aho gumva nkubwira ngo. Okay, ngaho reka nkwereke. Sibyo reka ndase ku ntego none nkubwira ikintu cyo gukubwira. Urasi neza urafise inkoho uratunze imbunda we mu Rwanda biremewe ngo ugiye kurasa Ngiye kuvuga ijambo ryiza ntago ari ukurasa. ana y'u Burundi aba ni bikineno uyu n'umuduru umucange ngaho Twebwe mu Rwanda turavuga ngo umurase kurasa ku ntego ni ukuvuga ikintu kikava mu nzira. wanyoboye hehe rero Nukuri rero nawe bakundi bayobora igare urangiye ngo Numvise amahembe mfata ko nyobore hari ikindi kibazo gihari ndaho mbari rugiye ndakuyobore rero sasa Numvise hano ugiye wahayobewe uri ingendeshwa neza cyangwa umuduga nawo kuba ugenda uzi shofera azahagiye muri make nta mutugira ku buryo umenya ahantu ugiye we uri umutekamitwe nawe kandi je no gutabira urebye na je nago umuntu amenya ndiko ndigendera mu nzira kakanya nawe urifashe ngo ahantu ugiye nawe uve ntabwo hazo wahehe wewe garuka mwereke. Sobanura nimba wabubizi none umugabo bita Karori ufite abakobwa babiri ufite igipangu w'umukire uramuzi? Karori w'umukire Karori ngo afise iki afite igipangu afite n'abakobwa babiri beza cyane waba umuzi? ibintu rero jesha ndiko ndakuraba nkabonamwe umutekamitwe ukomeye ikindi ko akaguru naco ni igipangu uriko urabibona neza nawe uhagaze hano naho ni igipangu uriko urashaka Karori n'abakobwa biwe ariko baje Oya Bonzi ko umukuru w'igihugu yazamuye itegeko rihana abantu bahigiye inkumi z'abantu bagaca canke ko wa mugabo uzi kuza ubwenge gende kumva ukuntu kugenda byose ubisobanura uvuga n'ibintu byo muri leta umbuza ubwenge byawe ibyo mu nzira tugiye tavaho gufungisha sibyo vuga amasimba ngeziyonja yego Maria nta kibazo sobanuze ibyo ushaka nigira niba utabishaka ukomeze ugenda ibyo nibyo biremereye wari ugiye kumva reka tubyoroshye waba umuzi basi ukamunsobanurira ko mushaka ba Karori bose bari ngaha muri Kigali umbiriza uri kurantesha umwanya umeze ugiye ujya dore nuko musigaye mugenda ubu wabona wanahamagaye n'amabandi mwene wanyu mukatsa muramfata mu izosi Karori n'abakobwa be ubabaza abandi je nta mwanya mfise igihe nakubari uri kurantera igihe waminzira nkigira cyane nagubishaka urimo kubyumva nabi gende mo ndakubwira umunsi kandi nimwe mukora abantu mu mifuka gana nimwe mukora abantu mu mifuka urambarira ikigiye wahereye mu gitondo umuretse ndakubarinda antiri wene tuza gato nyine mubwira embarira igiye wahereye kubera kundi gukobana ndabona amaherezo y'ubu nafungisha ariko tworoshye ibintu noneho basi arahuze uvuze ngo wande kunsobanurira sipasi wansobanurira ibyo nago urumva urafise ubumuga bwo mu matwi canke sibyo ntabyo nzi bya Karori n'abakobwa biyo nyine ntacyo niba nabuze nyine ubuse basugiye kwigenda nta kintu mbwira ubwo uragiye ko kubanza kusobanurira hama ndaguma gusobanurira iki ni kigugu mudomo ibintu by'igihe je sinzi uko byabaye akira kigugu ihimbi yose ngo ningo kwa bande abantu bikigiye bafise ikibazo ariko komone kwijeje tawasaze cyangwa je urabona ndi umusazi ni so wanyu wangegerawe ahubwo ndabona wasaze umudurumu abantu bikigiye baze nawe mushinga nawe ariko womenye iby'iwanje nkande nina mbone nza utankora ko dore murafise n'amahebora n'ibindi bibwira ngo yaragiye wadufite Ebola ahubwo wasaze hama utari umusazi bigenda bite ariko n'umusazi arasara kagakwijambo ubwo uravuze narasaze ndigwako ndakubarira iki rero gamushinga kumbone zamuka wijojo warobaye iki mbaye iki hama ni mbaye iki uyu munsi je nzobitumba ryari cyangwa umuhindo n'ugaji ngaho mbarira nawe ahubwo nsobanurira ikintu tunyuzamuka wijojo ndagusobanurira iki imihimbiri yose mbone zamuka wijojo tango umjengo wasaze hari korari n'imbaroro kesere ngaha mu Rwanda ari mbaganga ibyisi n'amabanga umva ndakorere nawe igihuru kizovamwe igihunyira ngo kiguruka kare ndakwiyamye rero shamushinga na nubwo navangura umusazi ahubwo nago ari umusazi abona uwo muntu muzima n'ubwenge ikindagitabire cyane none wumbaza iki nta kintu nakubaza ahubwo uzi n'ubwenge ahubwo kana nigende turanguta mama we kanigende igizwayo
sikari we man. Niwe rwose. Turamwice kabisa. Ahubwo se turamufata gute? We mwabicucu mwe muri mu biki? Niko. Yewe. Kigenze gute? Tuza. Barakufasha ibyo nafashe. Uretse. Wabigezeho cyangwa nafashe? Abantu b'iki kibazo barakufasha ko bikuru. Ubundi bigenze bite? Nari ngiye kuvoma ngeze hariya babiri baraza bahita bamfata banjyana mu kigo. Niba hari ikintu na kimwe jewe kuri ino sigi numva kintu kinoze kimeze neza nenge niyo ndi kunywa ikinyobwa bita bararundi primusi Burundi iraryosha ariko rero gurarigwirahirusha hamagana nakomeje kuvuga none umukobwa w'iwanje bwanano buyagiye ariko umukobwa nawe arakomeje kundumbira nararebye namwitendera agakura ndavyanga ndamwita Shanera mwana wanje ariko ubu naba ndiko ndisazasaze yagize ikibazo ariko nitwa nshimira Imana nibizi ibyo birahagi bakoze banakukubise Caritas ikiko ubimuho iki bagufashe kungufu uravugisha ukuri Bari no kunkubita mu gatuza. none bari abantu wundi basanzwe bazi Oya ntabwo nari mbazi n'ubwa mbere nari mbonye afite amasura akanga. arimo kimwe nabonye cyari cyambaye n'umupira utukura Yego ipantaro y'umukara. Nzica umuntu ko aho nyuze hose usanga abantu bagiriye n'ababandi nundebera ntangabira cyane uze ko nzagirire namufashe n'ibiganza byanjye gutya tamukanira tamushwanyaguza burundu Chanel Yego mvugisha ukuri bagufashe ukuboko cyangwa ukuri kw'Imana wafashe mbida banjyana mu kigo bagobotse bari bagiye kuyikora neza neza Mana nyagasani nk'ibi bintu ni ibiki koko babigezeho se cyane bari kunkubita mu gatuza hano gukubise Mana nzica umukaritasi koko ariko ntabwo ugeze babikora bari kunkubita umva rero umubwire wa mukobwa we turacyari mutoya sibyo ntuzajya ujya kuvoma iri shyamba rero ni rinini turinyuramo uri kumwe n'umuntu byibuze agenda kurindira umutekano gusa ubundi baba babikoze ntabwo umukozi ni ukuri ahubwo bari bagiye kubikora amaze gatoya bari batangiye kunkuraho igitenge irahire si ubundi wanyu ni arahire Shanira jewe nitwa Samuji umenye magubutse hakiri kare rwose kuko iyo ntagobo
wamfashije ukamuherekeza ukangeza mu rugo kuko nkwingiye. banza unyemerere niba uzajya ujya kuvoma uri kumwe n'umuntu uguherekeje. Yuko nzongera ugenda mfite umuntu umperekeye. Tugende ntarebe ariko nawe ndi kuba namufasha kavuma banza mukosore iriya mwenyike